Ako nshaka kukubaza uri hano niho bita ikigarira ikigera kubwira ntago uri kunyumva wadagewe no City Tower KCity kwa Makuza hariya kwa Rubangura yego ariko simwana iminyo iyo umbwiye ngo urukona ndi umuvana nibwo nagera iki teka ye weho ubwo urukubona ko ibintu niba wahageze nyine kandi nahageze nyine reba umuntu baza akubwire kwa Minyoni ufite inzu nini cyane irenze y'abandi teka ye w'umukira nyine reka mubaze nta kibazo niba ugiye guhita umubona kata kwika ganda nakubwiza tukata usi wakabonye se ganda ndi kukareba wakabonye bandi ukona ndi umuvanga yaratwaturukanye ibyo ngibyo biranoroshye pe kanje mukanya nyine ari umwana ndi kukohereze bundi uri buje kukureba have nosia uwo mwana nyine yitwa Shalomo uraza kumubona mukanya gato wenda y'iminota 50 ariko sha ikigali dutuye neza we ikigali dutuye neza sha ntabwo uzinzi ufite urashize none mfite inzu uburyo nuhagera wambwa ko nibye mukire teka ye umva mwana bite ni byiza uri uwinoze hano niho bita ikigali aha ni down wahageze kizase umva ndi gushaka umuntu witwa Minyoni uramuzi naryo nzi rwose ubwo naryumvina ibyo by'idage byiwe ako nshaka kukubaza uri hano niho bita ikigarira ikigera kubwira ntago uri kunyumva wadagewe no City Tower KCity kwa Makuza hariya kwa Rubangura akasugi ubona gaterambere dufite teka ye amashanyarazi ariko si wanyukira kaburimbo abundi sha uturuka unurukahe urukona nza nk'uturukahe yo mu birunga kuri zamukira wowe mwihorera Dubai atizo